Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Nyuma y'uko dusobanuye amazina meza wakwita umwana wawe w'umuhungu, hari abakunzi bacu batubajije ubusobanuro bw'amwe mu mazina. Uyu munsi rero nagarutse kugira ngo nsobanure ayo mazina mwatubajije, nkwibutsa ko niba hari izina ufite ukeneye kumenya ubusobanuro bwaryo, waryandika muri comment hanyuma tukazarigusobanurira. Ninsoza gusobanura aya mazina rero, ndagaruka nkubwira ya mazina mabi. Ya mazina uzirinda kwita umwana wawe kubera ko nuyamwita uzaba umuraza umuruho cyangwa se umuvumo w'ubuzima bwose. Mumenyereye ko tubabwira amazina meza, ariko nanone hari n'amabi tugomba kubabwira kugira ngo muyirinde. Tubane rero kugira ngo umenye aya mazina. Umukunzi wacu yatubajije izina Les. Les ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Amerika, rikaba risobanura intsinzi cyangwa se kwiha intego. Aba ni ba bantu biha intego mu buzima bikarangira bazigezeho. Ni ba bantu bakunda gushyira plan ku buzima bwabo bikarangira n'ubundi batsinze. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Alto. Alto ni izina riri unisex. Iri ni rya zina ushobora kwita umuhungu cyangwa se umukobwa. Iri zina rikaba rifite inkomoko ahantu hatandukanye, hari Germany, Italy na Portugal, rikaba risobanura kwaguka. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Avi. Yatubajije niba iri zina waryita umukobwa. Yego, kubera ko iri zina ni ry'abakobwa. Ni izina rifite inkomoko muri Aramaic, rikaba risobanura gushima. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Taylor. Taylor ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko ku ijambo ry'igifaransa tailleur, rikaba risobanura umudozi. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Kendra. Kendra ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri British, rikaba risobanura imbaraga z'ukuri cyangwa se umuyobozi w'intwari. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Ketia. Yanditse Kentia ariko ntekereza ko ashobora kuba yaribeshye, akaba wenda yashaka kwandika Ketia. Ketia rero ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura roho itunganye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Lovi. Lovi ni izina naryo riri unisex, ni rya zina wakwita umuhungu cyangwa se umukobwa. Iri ni izina rero rifite imizi cyangwa se rifite inkomoko ku ijambo ry'icyongereza love, rikaba risobanura ukunzwe, gukundwa cyangwa se gukunda. Ubu ngubu noneho ngiye kukubwira ya mazina mabi. Mbisubiremo ngo ni ya mazina mabi uzirinda kwita umwana wawe niba koko umukunda. Izina rya mbere ni Malfa. Malfa ni izina risobanura umuyobozi w'ikuzimu. Ibaze nawe iri zina ukuntu ari ribi. Izina rya kabiri ni Molothi. Molothi ni izina risobanura umwijima cyangwa se umwanzi. Umwana ni mwiza, umwana ni umugisha, niyo mpamvu iri zina atagomba kuryitwa uko byagenda kose. Irindi zina nanone ni Vodakai. Vodakai ni izina risobanura iyangirika ry'ubuzima. Ibaze nawe ukuntu ari ribi. Irindi zina nanone ni izina Nitharis. Nitharis ni izina risobanura ubwihebe. Ibaze ubyaye umwana wawe, umwana ukunda ukamwita iri zina, ni ikibazo gikomeye cyane. Irindi zina nanone ni Lamethis. Lamethis ni izina risobanura agahinda k'iteka. Aya mazina ni mabi pe. Irindi zina nanone ni izina Dorothin. Dorothin ni izina risobanura igihombo cy'ubuzima. Aya ni amazina nakubwiye ngo ni mabi. Hari ukuntu ushobora kubona izina cyangwa se wakumva uko risawundinga cyangwa se rivugitse ukagira ngo ni ryiza, ariko mu by'ukuri ari ribi. Irindi zina nanone ni Elebis. Elebis ni izina risobanura kurangira k'urumuri. Ibaze nawe iri zina risobanura gutya.
Irindi zina nakubwira nanone ribi ni izina Dolores. Dolores ni izina risobanura umutwazi w'agahinda. Mbega amazina mabi, aya ni amazina mabi ku rwego rwo hejuru. Irindi zina nanone ni izina Morve. Morve ni izina risobanura irangira ry'icyizere. Nk'uko nabikubwiye, aya ni amazina mabi rwose. Irindi zina nanone ni izina Kareth. Kareth ni izina risobanura kubaho utsindwa. Irindi zina nanone ni izina Sifor. Sifor ni izina risobanura ihamagarwa ry'igihombo. Ibaze nawe ko umwana wawe ukunda wabonye bikugoye ukamwita iri zina. Irindi zina nanone ni izina Tarizah. Tarizah ni izina risobanura igihombo cy'urukundo. Aya ni amazina mabi rwose. Irindi zina ribi nanone ni izina Malvevis. Malvevis ni izina risobanura kubaho ku bw'amahirwe. Iri ni izina rero wa mwana waryise, ni ukuvuga ngo twavuga ko ariho ariko atariho. Irindi zina nanone ni izina Dumed. Dumed ni izina risobanura kubabara cyangwa se guhorana ibibazo. Ibaze nawe urwego aya mazina ariho ukuntu ari mabi cyane. Hari igihe rero ushobora kubona izina cyangwa se nk'uko nabivuze ukumva nyine uburyo risoundinga, ukavuga ngo iri zina rivugitse neza, bikaba ngombwa ko uryita umwana wawe ariko utazi mu by'ukuri ngo ni iki. Niyo mpamvu rero niba uri umubyeyi, bavuga yuko ururimi rw'umubyeyi rurema, niyo mpamvu ugomba kuremera abawe ibyiza, utitaye ngo uraca mu bimeze gute, ubuzima buragoye cyangwa se n'iki. Ukaba uri wa muntu uremera abawe ibyiza utitaye ku bibazo urimo, kubera ko ni umuziranenge uzanye ku isi. Nta ruhare yabigizemo kugira ngo aze, ni wowe wamuzanye. Niyo mpamvu rero utagomba no kumuraga ibibazo byawe ngo abe intandaro cyangwa se abe victime y'ibibazo wanyuzemo. Ugomba kwita cyane rero ku izina uha umwana wawe, kubera ko ni imbuto uzanye kuri iyi si, ariko nanone izakura bitewe n'uko wayibagariye. Nuyiha urukundo izashisha kandi nayo izakwerera iby'urukundo n'ibyiza, ariko nanone nutayitaho ikaba nk'ahari ya mbuto yaguye ku gasi cyangwa se ya yindi yaguye mu butaka bubi idafite uyitaho, ni ukuvuga ngo nawe ntuzayitegerezemo icyiza. Iyo mbuto rero ni ukuvuga ngo izakuzanira icyiza biherewe mu buryo wayitangiranye cyangwa se wayishyize ku isi cyangwa se wanayitekereje ikiri mu nda, kubera ko kwa kundi kumwita izina, kwa kumutegurira uko azabaho, ni kugenda niho bihera nyine, niho bituruka. Niyo mpamvu rero wa mubyeyi we uri intandaro y'ibyiza cyangwa se ibibi ku mwana wawe. Hari igihe kenshi usanga ababyeyi bableminga abana, ugasanga nyine abana sinzi n'iki, ariko usubiye inyuma ugahera umwana ukimutwita cyangwa se akivuka, ugasanga uwakubaza uruhare rwawe mu kurera wa mwana, ugasanga kenshi wenda nta bindi bintu byinshi wamukoreye, wenda kuvuga ngo wamugaburiye cyangwa se bya bindi nyine bituma abaho. Ni byiza nabyo ntago tubigaya, ariko ntago ari byo aba akeneye byonyine. Akeneye kugaburirwa ku mubiri, ariko agakenera nanone kugaburirwa mu bwonko mu buryo bujyanye n'imitekerereze. Ibyo rero ni wowe ubikora, ni wowe mubyeyi. Ni ukuvuga ngo rero niba ushaka icyiza mu mwana wawe, ni uko uzakibiba kugira ngo uzabone umusaruro mwiza. Ni uko uzaba waritaye ku mwana wawe ukamumenyera ibikwiye, haba mu bigaragara inyuma cyangwa se n'imitekerereze muri rusange. Biba bigoye, ariko nanone ugomba kugerageza gushyiramo imbaraga, kubera ko kugira ngo ubone icyiza byanga bikunda ni uko uba wagikoreye ndetse wanakiruhiye. Niyo mpamvu rero wa mubyeyi we jya ugira uruhare runini cyane mu kwita ku mwana wawe mu bushobozi ufite, ariko jya ugerageza gushyiramo imbaraga. Aya niyo mazina naguteguriye uyu munsi. Hari n'abatubajije amazina wakwita abana b'abakobwa, nayo tuzayagarukaho ubutaha. Hari n'abatusabye gufata amazina atatu ajyanye tugashyiramo n'iry'ikinyarwanda,
nabyo turi kubikurikirana tuzabikora, gumana natwe kugira ngo ujye ugenda umenya byinshi. Wakoze cyane kubana nanjye rero, niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe kandi like, ukore share, mujye mutera na comment kugira ngo bigaragare yuko turi kumwe.